umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye umwana wanjye ishema ryanjye. Bakunzi ba Radio Rwanda, uyu mwanya murarikiwe gukurikira ikinamico umwana wanjye ishema ryanjye. Amahirwe akomeye ku babyeyi n'abarezi mu kwiga gukangura ubwonko bw'abana bacu no kubatoza imico myiza harimo gusoma no kwandika binyuze mu mikino. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ehe, noneho nawe urishisha uzigiye wari uhereye uticama. Musaza wanjye nkunda hagyungiza amanota ngahera. Aha, sigaho nawe wikwijijisha. Ubwo se tuvuge ko utaza amanota ufite cyangwa wagira ngo nyumvishe neza ko ukomeje kundusha. Musaza wanjye nkunda sinamurusha rwose. Mbese ujya wibuka ko ari we nigiye gukina umupira no gutera amanota nk'uko? Mari, umura rwose nabyemeye wansinze pe. Dore n'ubu uri hafi kuntsinda. Ubwo rero rwose amanota none n'ayawe yose. Manzi, kugira ngo nkwereka ko ngushimira uburyo wambaye hafi tugakina umupira. Ariya amanota yose ndayakwiherewe yijyanire pe. Are, nako ndiyangiye sha. Nawe ukina yawe. Nari mbizi n'ubundi ko umbeshya utayama. Nayo nguhaye rwose. Tugiye gukomeza dukine nawe urabona yawe. Ntucike intege ushobora kundusherega. Nagutsinda gute ko buri munsi usigaye uhora untsinda? Uziko kuva twabanguye umupira rero uhora untsinda. Njyewe nari natsinda na rimwe. Ubu nzatsinda ryari koko? Umura rwose. Nawe uraza gutsinda kuko umukino nacyakomeje. Uziko usigaye ndusha gukina Mari. Dore n'ubu maze kundusha amanota 90 yose kandi nawe ugiye gukina. Urahita uyakuba kabiri ubu urantsinze nanone. Nyihera umupira ahubwo nera andi manota. Akira rwose n'ubundi n'icyawe. Ongera utsinde. Ndagutsinze we, ndagutsinze. Uyu munsi uko waje wiyemeje gutsinda. Shime nyine. Ahubwo nyihera umupira nkomeze n'ikini. Ubundi ngutsinde. Akira rwose komeza. Nikoma. Nkubu byirimo ni bikiko. Ega wayema ndagushisha no. Uwando giye ntiyakarabye koko. Urubona uburyo gateragura amaguru hejuru ngo karatera amanota koko. None se papa, gukina amanota ari kosa nkozengi. Papa, uzukuntu Mari azi gukina amanota maze yanantsinze. Ceceka se nyine. Cyangwa niwo mwoshya sha. Dore uko kameze. Reka nshaki ngo ngukubite ku buryo uzi nuko burundu kongera kwireshyeshya n'abahungu sha. Nundi munsi utazongera gutinyuka guteragura amaguru hejuru murakira amanota. Nta soni. Nzongera mbibone sha. Nzakwereka gahima aho mbera gahima. Babarira papa, babarira. Yakamukubite. Papa, babarira. Sanze bakinira bahora iki? Ndamuhora iki? Ushyigikiye ko tugira inshinzi? Ushyigikiye ko tugira inshinzi? Umwana w'umukobwa uteragura amaguru hejuru wamubonye he? Urabona imikino ari abakobwa koko? Yego ko mahoro wagowe naho bigeze se gakubite ku buryo bikabera isomo nundi munsi katazongera gukina imikino y'abahungu. Reka kubita uyu munsi ndakaragira ibisi. Gakubite rwose. Papa bariye kuko ngo ngusabire imbabazi. Cicikaho se nyine. Ndavuze ngo cicikaho ngaho. Ubona wagiye koza biriya byombo. Dore uko gasa. Ubundi wowe ukina ibiki? Gava mu maso. Bamaze sana kumara mu mwuka. Tumuka genda. Ariko ababyeyi twagorwa n'ukuri. Ubu nanjye ngo nabyaye za makobwa wa. Nuguherekeza abandi. Umva Mari. Bibu bwa mbere n'ubwa nyuma tukubuza gukina imikino nk'iyi y'abahungu. Uranyumva neza? Ikindi kandi ubimenye neza ko wayikina warorera wowe uri umukobwa nuteze kuzareshya n'abahungu. Ukabyumve se sha. Mwiriwe neza mama Mari. Ndakundorere specioza we. Kwirirwa ko ntako rwose. Ngaho Mari, gira bwangu se nyine jya mu gikari koza biriya byombo. Guri ikinezwa ngo mu biki. Kagende se. Cyagenze bite ko ndaba Mari yari cyane? Ewe. Niko Mari, niki kikuriza gutyo mwana wa? Ngaho mbwira icyo wabaye rwose. Ngira ngo uteze yombo ubundi ujya wajya koza ibyo byombo. Umva special. Ndakumva. Uyu mwana ukubona arira. Maze kumukubita pe. Yakoze iki? Kuko amaze kwigira inshinzi nk'abakobwa mbona hirya y'ingi mu dusantere. Nawe yahe byo kwitanyagura ngo aratera amanota.
ngaho tubwira umubyeyi kandi uri mukuru igihe wabereye hari aho wabonye mu muco umukobwa ateragura amaguru hejuru ngo aratera amanota cyangwa ngo arakina umupira ko ibyo ari iby'abahungu ntaho pe ubwo koko ibyo nibyo mwamuhoye none mbega muratinyuka mugahotera umwana mwibyariye bene aka kageni ni ukuri oya tugomba kumuguza ngaho kumukosora mariya mwamuhoye ubusa rwose mariya mwamuhoye ubusa imikino nk'iyi ni myiza cyane ku bana baba abahungu cyangwa se abakobwa kuko uretse kubatera ibyishimo no kubafasha gusabana na bagenzi babo ibafasha no kumenya kubara aho gushyigikira umwana mu mafuti guteragura amaguru hejuru byigishije nde kuba ubusanzwe k'agakobwa kawe kari gukina imikino nk'ingiyi wakumva bigushimishije bitwaye ikizi ariko si pe ubu koko wibagije ko umwana w'umukobwa uteragura amaguru hejuru kuriya bituma atakaza ubusugi oya rwose wibiseka iriya ni imikino y'abahungu nta mukobwa nigize numva n'umwe wayikinnye ubwo rero sigaho kubeshya umwana natwe utadusize maho karame aho rwose muribeshya cyane pe ndetse kandi ibyo nkubwira si iby'imahanga kuko njye mfite urugero rwa bugufi rw'uwo mukobwa wanjye wavugaga ariko sese pe karame waje hano uje kudusetsa waje kutubeshya mu by'ukuri wazanywe n'iki koko uwo mukobwa se wateragwa amaguru hejuru bikamuhira ni mukobwa kira n'iki se byankunguye ariko special ndakumva kuri urungano rwanjye mu mabyiruka yacu koko wigize ubona umukobwa ukina imikino y'abahungu babarira di hari imikino igenewe abahungu n'igenewe abakobwa urabyumva neza mahoro nawe gahima nimutega amatwi mbabwire rwose kandi mutega amatwi munyumve neza uwo mukobwa wanjye mwavugaga ndagira ngo mbabwire ko aherutse kuba uwa mbere mu irushanwa ryo gukina amanota niyo wateye amanota menshi muri uwo mukino kandi anayabara neza cyane adategwa byatumye ahembwa amakaye ndetse n'amakaramu bivuze rero ko kuba umukobwa akina imikino y'abahungu ntacyo bitwaye hoya nta na gito rwose ahubwo bimufitiye akamaro kubera ko bimufasha kumenya imibare bityo akaba umuhanga mu ishuri nk'uko muzi uriya mukobwa wanjye ameze koko se special yego rwose ahubwo kubimubuza ni ukumuhohotera ni no kumubuza uburenganzira bwe umukobwa wacu twaramuhohoteye disi cyane pega ubundi babariza umwana ubu se si pe karame ubu koko hari icyo twakora umwana wacu akomeza akina imikino akunda amazi ntiyarenze nkombe ko hoya nimuhumure rwose ntarirarenga nimuhumure rwose buriya icy'ingenzi ni uguhindura imyumvire mukamenya ko umwana wese afite uburenganzira bwo gukina yaba umuhungu cyangwa se umukobwa kandi ko nta n'umwe uhejwe ku mukino runaka ngo kuko ari umuhungu cyangwa se ngo nuko ari umukobwa ubu kuki koko twatinze kubimenya abahungu mwe ahubwo komeza tubwire duteze yombi special harya uti uretse kuba ari uburenganzira bwabo ikindi bibafasha ni iki ko ari byinshira nari maze kubabwira ko gukina ku mwana bigira akamaro gakomeye mu myigire kuko yungura ubumenyi akaguka mu mitekerereze bigatuma atsinda neza mu ishuri ikindi rero iyi mikino ituma umwana ahanga udushya akagira ishyaka agasabana n'abandi akigirira icyizere akabasha kuvumbura n'impano yifitemo ndetse n'ibindi byinshi kari byinshira ubu gukina amanota kuriya byatwereka indi mpano umwana yifitemo cyane rwose urumva buhoro buhoro uko umwana agenda akina imikino inyuranye agenda yisobanukirwa akamenya impano ze icyangombwa rero ni uko buri mwana yemererwa gukina umukino akunze kandi yihitiyemo hatabayeho kuvangura ngo iyi ni iy'abakobwa cyangwa se ngo iyi ni iy'abahungu ngaho tekereza ni ukuri naho twe turabimubuza hoya ntimuzongere kubimubuza ikindi kandi mukwiye kumenya yego ni uko ibyo byose mugomba kubibafashamo ni inshingano zanyu nk'ababyeyi gufasha abana banyu mu mikino yabo none se si pe ndakumva ubu tumureke pe mureke rwose atera imipira n'abahungu hoya ntacyo bitwaye hanyuma si izi ngaruka zo gutakaza ubusugi we ntizizamugeraho wamugani gahima nawe mahoro rwose nimushyitse umutima hamwe umukino uwo ari wo wose umwana yakina ntacyo ushobora kumutwara ntimugire impungenge simaze kubabwira se ko umugirira akamaro mu myigire ndetse bikamufasha gusabana n'abandi iyo mikino ishobora kumuhesha amahirwe yo kuzaba umuntu ukomeye mu gihe yaba akomeje kuyikina neza ndetse mukaba mwamufasha ubundi akayikina ayikunze ariko se wa mugani senge numva ngo hari abakobwa b'abasifuzi bakomeye b'umukino w'umupira w'amaguru nkunze ku isi wibonera urugero rwiza rwose none se bakubwiye ko hari icyo byabatwaye reka da ntacyo ahubwo byarabakijije mariya mwana wanjye karame mama ngaho igera hino niko mwana wa ubu koko inkoni wakubiswe n'amagambo mabi twakubwiye ubu ntibyamaze kukuzinura iyi mikino koko gahi mbega ngo turihombya cyo ngaho tubwire mwana wa tubwire mama nawe papa turakumva umumure twose ndacyayikunze murabyemeye nzakomeze gukina amanota na manzi twabyemeye rwose mwana wa ahubwo ngwino tugusaba imbabazi kuko rwose twakubabaje cyane tukubuza gukina imikino ushaka nibyo rwose tugomba kumusaba imbabazi kandi rero mariya mwana wacu
utubabarire pe erega biriya byose twabikoraga twibwira ko ari ukukurinda twagira ngo nukuri hatagira ikintu kikubaho kuko turagukunda cyane. Mahoro nawe Gahima, Karame. mugize neza rwose gusaba umwana imbabazi. Reka twizere ko Mariya nawe bababarira, sibyo mukobwa wanjye? Yego papa Karame. nawe mama Ndakumva. ndabababariye rwose kandi nishimiye ko mugiye kumva hafi mukanshyigikira. Ntumva Sedi? Urakoze mwana wa. Burya ninjye wabyaye. N'abandi bose barabeshya. Erega uyu Mariya yaje kutwuzuza nuko twebwe twatinze kubimenya. Maze rero mwana wacu kubera izi mbabazi uduhaye twiyemeje kukuba hafi ndetse no kugushyigikira mu mikino yose uzaba wifuza Nukuri gukina. pe. Ntureba ahubwo nuko rwose abana bacu bose abakobwa kimwe n'abahungu nabo gushyikirwa mu mikino bakina. Ndacyakomeza special. Umva Mari, we na musaza wawe mbemere kuzanya mbabangira imipira myiza ndetse mbigishe no kwibanga. Ikindi kandi nzabagurira imyenda ya siporo, urumva, kugira ngo mujye mukina musa n'abakina namwe. Erega nanjye nzajya mba ndi hafi aho mbibafashemo. Nibyo rwose. urakoze cyane mama. Ahubwo Mari, niba hari indi mikino muzi cyangwa se mwabona mwakina ikabigisha kumenya kubara no gusoma neza, muzayitubwire yose tuzayibigisha. Ntiwumva ahubwo mukwiriye gutangira kubafasha no kumenya indi mikino ndetse mukafasha no kuyibigisha Cyane. Special. Ndakumva. Wivunika rwose. Ubwo tumenye ko umwana wacu twamuhoraga ubusa ngo si umuhungu ngo ntagakina imikino yose, ubu tugiye kumuba hafi, yewe tunica ikiru cyo kuba twaratinze kumenya aya makuru nk'ababyeyi. Nibyo rwose. Papa na mama murakoze cyane. Mubyeyi, nta mikino igenewe abana b'abahungu n'igenewe abana b'abakobwa. Abana bawe b'abahungu n'abakobwa uburenganzira bungana bwo gukina, bizatuma bigiramo kumenya gusoma no kubara, bizatuma basabana n'abandi bibongerera ubumenyi, babanguke mu mitekerereze, bityo bitume batsinda neza mu ishuri. Iyi kinamico mwayigezwagaho na Imbuto Foundation muri gahunda y'umushinga Uburezi Wacu ushyirwa mu bikorwa ku bufatanye na World Vision na Humanity and Inclusion ku nkunga ya USAID.